Ishakiro ry'amakuru nk'aya ngaya aba yizewe nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel witwa Hagume TV. Ubwo nizere ko tugiye no kugumana nkakugezaho aya ngaya aba yigezweho, kandi narabibijeje ninjye munyamakuru ubagereraho byabereye nkaza byose mbibagezaho, namwe mukaza gusobanukirwa neza uko byagenze mutavuye mu mirimo murimo. Ahangaha twagiye ni mu ntara y'Amajyepfo, ahangaha kandi akaba ari mu karere ka Nyanza. Hari umuntu wigeze kuma ibitekerezo bye, ariko ubwo byari ibitekerezo bye, birashoboka ko ariko yabitekerezaga kuko yarambwiye ngo sinzi impamvu mu ntara y'Amajyepfo hahora udushya gusa ngo abatarwanye, ngiyo batarwanye haba hari abicanye, ngiyo hatari abicanye haba hari abajura, mbese ngaba ari uruvange rw'abantu benshi. Rero tudatinze, ubwo akungaka impamvu nari nkavuze nuko ngo ntashobora kumara umunsi cyangwa ibiri ntabagejejeho inkuru mu ntara y'Amajyepfo kandi iba igaragaramo ibintu biba bigiye bitandukanye. Ubwo nabyo ndaza kugenda nkubwira impamvu mu ntara y'Amajyepfo hahora udushya. Aha ni mu ntara y'Amajyepfo nkuko natangiye ndikubwira, mu karere ka Nyanza. Inzego z'umutekano kuri ubu ngubu zirahigisha uruhindu abantu bagera kuri 6. Abangaba bakaba bakekwaho gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko y'u Rwanda n'ibindi bikorwa birimo iby'urugomo. Ubwo ninza kugenda mvuga impamvu z'abangaba ndetse n'impamvu inzego z'umutekano ziri kubahigisha uruhindu, uraza kumva neza icyatumye bahita bafata icyemezo cyo guhita bashakishwa mu buryo buririje. Ubwo rero uko ugumane nanjye hataza kugira ijambo na rimwe iri gucika. Mbara no kugenda mbabwira ko wowe ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel nta kintu tuba tugusaba usibye kuba wadutega amatwi kandi ugakora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa isabone, ubundi tukajya tugutama amakuru buri uko bwije nuko bukeye. Twe twarabyiyemeje kandi tubikora kinyamwuga. Bariya abantu rero bagera kuri 6 bakekwaho ubucukuzi cyangwa se gucukura amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko y'u Rwanda, harimo no gukubita, ndetse byagiye bigaragara ko harimo abantu bakubise ndetse harimo nabo batemye. Ubwo birumvikana impamvu ugiye kugenda uyumva, cyangwa se ngira ngo watangiye kugenda uyumva, ntago ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro gusa, nubwo nabwo muri iyi minsi byakomeye kugeza ubwo leta y'u Rwanda ifata gahunda yo kuvuga ngo iratanga amafaranga menshi yo kugura drone zirwa zikontorora ahari ibiromba hariho hose. Ubwo nyine bari kugira ngo hacungirwe umutekano. Ngira ngo izo drone mwagiye muzibona, abantu benshi bashobora kuba barazibonye, ni drone n'ubundi za RIB. Urumva aho urwego ibintu bigezeho, cyangwa urwego ibintu bimaje kugeraho kubera agaciro ibuye rifite. Wowe urashaka rero guca inyuma inzego z'umutekano, cyangwa se guca inyuma y'aba bandi bashaye amafaranga yabo ahantu nkangaha haboneka za koruda na za gasegereti ndetse na wolfram. Ubwo niyo moko nshobora kuba nzacukurwa ahangaha mu Rwanda, namwe mushobora kuba mwaracukuye ku bundi bwoko. Mujye muri comment mugende mubimbwira tumenye impamvu abantu benshi bakunda kwijandika muri ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ahanini n'ubundi ngo usanga n'amafaranga bakuramo ntacyo abamarira, ari nayo mpamvu usanga ahantu henshi higanje ibikorwa nk'ibi ngibi ntago habura urugomo, nta nubwo habura abakoresha ibiyobyabwenge. Ni nayo mpamvu rero aho bigaragaye inzego z'umutekano zihita zihagera mu buryo bwihuse, bari ukugira ngo bakumire icyaha kitaraba. Ni nayo mpamvu bakunda kuvuga ngo wowe muturage gerageza utanga amakuru ku gihe kugira ngo barebe ko barengera ubuzima bwa benshi. Bikaba bikekwa ko rero aba bashakishwa bose ari abo muri uyu murenge wa Nyagisozi muri aka karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo, nk'uko natangiye iyi nkuru mbikubwira. Aho aba bakekwaho gukubita no gutema aba bashinzwe umutekano muri iyi kampani yitwa Arimaha ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byemewe n'amategeko. Ubwo birumvikana ngiye kugenda nanakubwira impamvu abangaba bavuze bati reka tubateme, n'ubundi byose ni kimwe, ntago mushobora kuduha akazi muri iyi kampani. Ubwo ibyo nibyo nivugiye. Hari ukuntu usanga kampani iri ahantu hakaba hari n'abaturage bahaturiye, ariko ugasanga nta muturage n'umwe w'aho hantu ufitemo akazi. Ibyo bintu bibaho, twarabibonye. Ugasanga abaturage baho bishwe n'inzara, ugasanga nyiri iyo kampani abakozi afitemo yabakuye ikanarange, kandi nyamara ngo baravuga ngo
akazi kakabaye gahabwa abaho ngaho mbere y'uko mujya gushaka abakure iyo ngiyo. Akaba niyo mpamvu rero bamwe batangiye kuvuga bati impamvu aba ngaba bavuze bati reka tubakubite tunabatemagure ngo nuko babimye akazi cyangwa se bagiye babimisha akazi, kubera ko aba ngaba n'ubundi ntabwo ari abagatanga, kuko aba twagiye tubona ko ari abashinzwe umutekano muri iriya kampani nagiye nkubwira. N'ibindi byinshi rero kagenda mbikubwira, ugenda urushaho kugenda usobanukirwa neza uko bimeze. Abo bakekwa cyangwa se aba bashakishwa basanze bariya bakozi cyangwa se bariya n'ubundi bahohoteye bariya bakozi basanzwe baharinda umutekano kuri iriya kampani ya Arimaha, bakabakubita ndetse bakanabatema cyangwa se bakabatemagura. Bamwe muri bo ubwo ni kuvuga aba batemwe cyangwa se banakubiswe, bamwe muri bo twagiye tubona ko bajyanwe ku kigo nderabuzima cya Mweya ndetse abandi bakajyanwa ku bitaro by'i Nyanza. Bivuze ngo rero aba bantu banahababariye, niba hari abajyanwe ku kigo nderabuzima, wenda reka tuvuge ko ku kigo nderabuzima hajyanwe abakubiswe mu buryo bworoheje cyangwa se abakomeretse mu buryo bworoheje, ariko abajyanwe kuri ibi bitaro bya Nyanza, murumva ko ni ibitaro bikuru by'aka karere ka Nyanza, aba ngaba bari bababaye. Bityo rero niyo mpamvu natangiye iyi nkuru nkubwira nti uraza gusobanukirwa neza icyatumye inzego z'umutekano zihita zivuga ati aba ngaba tugiye kubahiga bukware, nuko bari bakoze ibikorwa by'urugomo. Noneho ikiyongeye kuri ibi ngibi, bakubise barenga no gukubita batemagura bamwe muri aba ngaba barindaga umutekano kuri iyi kampani icukura ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha ngaha nagiye nkubwira muri uyu murenge. Ubwo bivuze ngo rero aba ngaba byanze bikunze ntago bakoze ibi ngibi nta kibyihishe inyuma. Ni nayo mpamvu nakubwiye nti byanze bikunze n'ubundi harimo abari banyweye ibiyobyabwenge. Ni abantu batandatu bahuriye hamwe, urumva baba bafite uko bapanze utuntu twabo, bavuga bati n'ubundi hariya nta cyiza tuhabona, reka natwe tubihimuremo muri ubu buryo. Ubwo rero mwebwe muneze amatwi nabagira inama yo gushaka utundi turimo tw'amaboko. Niba hariya byanze, birashoboka ko wenda wagiye inshuro nyinshi kuri iyo kampani y'umuntu. Ngenda baha urugero, nigeze kujya gushaka ahantu Ikiyede, ariko aho hantu nkubwiye ibyo nahaboneye inshuti yanjye, nahise mvuga nti n'ubundi nsanzwe ntagishoboye kandi n'inzara mfite ntago iri bushire, ni yareka nongere nzinga amabinga nsubiraho naturutse. Ariko utubwiriyemo, ubwo twari benshi, njye mvuze uko nahise mbitekereza mu mutima wanjye, ndavuga zane n'ubundi ni imbaraga zanjye nari bukoreshe, yego n'amafaranga wari ubume, ariko nari kuba nayakobokeye. Bityo rero gumana akazi kawe, nanjye ngenda n'imbaraga zanjye, ariko tutiriwe dushyamirana. Ni impamvu mvuze gutyo, yavuze amagambo akomeye, bituma ntekereza ku bantu bafata umwanya bakajya gushaka akazi runaka cyangwa ahantu runaka, ugasanga abakoresha bo bababwiye, abo bapagasi baje gushaka umugati aho ngaho bababwiye nabi. Wasanga wenda aba ngaba baragendanye inzika, bakavuga bati tuzagaruka kandi tuzabihimuraho byanze ibikunze. Ngaho nguko rero aha hari mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Reka nshimire umuntu wese wabanye natwe kuri uyu muyoboro witwa Hagume TV, mbabwira ko amakuru yacu turaza kuyasubira mu makuru ari imbere, cyangwa se turaza gusubira mu mwanya uri imbere, kuko twebwe icyo twiyemeje ni ukubagezaho amakuru nk'aya ngaya abagezweho, kandi twe tugeratere, ntago twicara muri studio ngo ibintu byikore, kuko ibyo ngibyo ntago hano twebwe bikora nk'abanyamakuru, tuba twarabigize umwuga. Turabakunda kandi duhora tubifuriza ibyiza. Reka mbwira umuntu wese twatangiranye iyi nkuru, tukaba tugeranye kuri uyu musozo, mubwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi mu byo mukora byose muhahe muronke.